uzi ikindi kintu nakuzaniye nakuzaniye akantu kitwa akarabo akarabo sonzana indabyo zo gukoza iki ariko wajya umusirimu igihe umaze hano mu mujyi nturamenya akarabo ese indabyo ndaziyobewe none ugushaka kuvuga ko ari za zindi bura zo mu gihuru nizo mu gihuru nawe ibyo ntangaba jya umusirimu aha ngaka ni ubwa mbere ukabonye kose ntago akaraba cyangwa mbese wumve n'ukuntu kaba kameze ese barabirya ariko uri wajya umusirimu umenya ko wageze mu mujyi ariko ese babifungura bate wajya umusirimu koko kugira gutya byakunaniye koko ntugire ngo ni akarabo kandi usanzwe uzi iyi ni biswi ikwiriye icyuki nkawe uzi ukuntu karyoshye nta muntu we wapfa kukarya cyangwa maze umbwire nakoze ndumva kanaryoshye ni ubwa mbere nkariyo aka ni akambere gahabwa icyuki nkawe umva ubwiza bwako mbese nakoze ndumva kanaryoshye pe aka ni akambere rwose njye nakubwiye ngo nzakwitaho kandi mbizirikana ufite ku mutima rwose noneho n'utwawe uraturya witonze noneho ho zana uturahuri nkwereke ikindi kintu nakuzanye cyose ni igiki ariko wowe ko nakubwiye ko ndakwitaho haracyari n'ibindi wowe tuzi uyu munsi ni njye nawe reti rero hano mu mujyi iyo abantu bagiye gusangira gutya bishimanye ukozaho kubera ku buzima bwacu noneho ugasubiza ngo arasante ubwo rero tugiye gusubiramo uri kubifata ku buzima bwacu ugahita usoma noneho wowe unywa gakeya iyi ni bikeya unywa gakeya ahangaha usomaho gakeya ongera usomeho wumva ukuntu noneho bimeze gakeya ariko uko nguko uzaba umusirimu pe bizajya biza buhoro buhoro ese papa James ko ndebye wombika ibyangombwa icyangombwa cy'inzu nkakibura wakize wenda kinaga se ntagifashe nyuma yo kugitwara se ugamije iki ibyo nibyo mbaza mama James igihe maze negura umushinga wo kwiteza imbere ntagifashe kugira ngo kijyane muri banki bampe inguzanyo ndumva wakintwaye wakinyibye ubu se ntagusinyira urumva ayo mafaranga uzayabona umugabo murwe arangwa no gufata umwanzuro nanjye umwanzuro nawufashe niba atari wo nawe ufata uwawe ndi umugabo genda gutegeka wajya ureka ibya kera uzi ko nta mutegetsi ukibaho muri uru Rwanda ubu ngubu ni 50% ubwo rero amafaranga ntagize ntayo wabona umva rero niba utabyumva ngiye kuguhima cyangwa ngo ngiye kukijyana muri banki Ramberi cyangwa se muri hoteli ubundi bazaze guteza icyamunara ntari kumwe nawe ngiye kumpima kuguhima nyine ni nkawe nahindura imyumvire umuntu ufite James na Jane koko ubyiruye ugiye kuzabona abakwe n'abakazana ushaje nabi pe nisi abantu batwegoreti waba warabamenye nashishoje ndanabaza numvisha umuntu wamutwaye ari wa mukobwa twabanaga witwa Cece nibyo nisi bwo kumbona wahorose umusatsi wakurariyeho urugo wabagamo i Kigali byaramuye yewe mama teta ijoro ngo ribaro wariraye Kigali se ntago nabaga i Kigali maheruka kera none se niba utarabaga i Kigali wabaga he inzira yanjye yabaye nziza nkiva hano ngera i Kigali amahoro
ngubwa neza, nkora akazi kaba keza, mpora n'abantu bangirira neza, ariko fayinali birangira nabi. Sinabaga i Kigali. fayinali n'ubundi nakubajije aho wabaga mu gihe utari i Kigali, ntabwo ari fayinali nakubajije, ngira nyine aho wagiye. Naho rero n'abagizi ba nabi barankubita, hano ni inkovu, njya mu bitaro ndarwara, then nyuma ngira isoni zo kugaruka hano mu rugo no kugira inasi nayo nkibibasha. Ariko se nyuma yo gukubitwa ukangirika gutyo wagiye he nyine kutari i Kigali? Ni he wabaga? Niyo nshaka kumenya ubuzima bwawe nyine uko byagenze nyuma yo kubaho muri ibyo bibazo kugera ubwo utaha umeze gutyo. Koreti buriya rero ndagukunda nk'umwana wo kwifisha, niyo mpamvu ibyo nagusezeranyije byose nzabikora. N'ubu nta kintu uzamburana rwose nkiri hano. mba mbibona ko nyitayeho Pita, wanzaniye n'ibintu biryoshye. Koreti rero ikindi cece buriya yafungurwa atafungurwa, buri kimwe cyose ngewe nzakikumenyera uzakimbaza. Ndabibona ubanza ufite n'akazi keza. Akazi ko ndagafite ko buriya iyo ugeze hano mu mujyi uhita uba umuherwe ukagira akazi keza. Ngewe byamaze gucamo gukira, byo byararangiye. Ukurikize. Ngewe hari kampani mpagarariye, njye muyobozi wayo. Ahumva ari ibyanjye ubu byamaze gutungana, ntacyo nshinja Imana. Wumve rero nawe utuje kuba waramenyanye nanjye nk'umwana noneho wo kwifisha inkunda, ntacyo uzamburana. Ni byiza ko wagezeyo, ko nanjye nzakugiriraho umugisha. Yego nyine ubu urimo uravugana na Kizigenza, ahubwo ubu se umbonye wamenya ko mvukira hirya iwanyu ku ntebe y'ingo. Iwacu? Ni iwanyu nyine. Waze si iwanyu? Reka nze nkubwire rero, uriya iyo ugeze hano mu mujyi ibyawe bigacamo, gakondo yawe ihita ihinduka. Ngewe ibyo kumbarira hirya ku ntebe y'ingo ntuzagire n'undi muntu ubibwira ko ariyo mvuka. Ngende uwo hano mu mujyi kuko ibyanjye byamaze gucamo. Okay, ubwo nanjye nzajya mvuga ko mvuka mu mujyi. Ahubwo byarabaye ko noneho waramenye tukaba tuziranye, ubwo ibyacu byarangije gucamo. Kandi no kuba ngukunda ntiba gakondo yanjye ari hano mu mujyi bivuze ko nawe buriya hari uko bizagenda. Nanjye ndi mu mujyi. Tayari ubwo wabaye uwo mu mujyi. Ariko nanjye umaze kuba umusirimu, ntubibara ko nta wapfa kunyuzamo ijisho. Shaka biragaragara rwose, wabaye umusirimu w'ubwo ndatekereza ugeze iriya ku ntebe y'ingo. Ntabwo wamenya ko ariho wavukiye. Nibyo, kubera ko ubusirimu bwo bwaraje, ntubibona se? Nanjye nyine nibyo nshaka, kumenya ubwenge ukajijuka, ukamenya uko witwara turi muri uyu mujyi, abantu duturuka muri karitsiye imwe, kandi ukamenya n'ubwenge bw'abantu bakuru nyine. Niko kuri. Ese ubu n'umuhungu wawe ari hehe ko maze iminsi ntamubona ahangaha? wivuga gutyo di, wese ntabwo ari uwawe, kwanza amaze no gukura, ntabwo ari kwirirwa nirukankaho. Umuntu mukuru umara icyumweru mu cyumba hariya, ubundi agasohokamo agaturumbuka akagenda, ntitumenye iyo ari. Umuhungu wawe urabona atari igihomora koko? Windukira umwana, byose ntabwo ari wowe. Igihe yabaga mu cyumba wigeze namuganiriza n'umunsi warimo? Nawe wakabaye umenya iyajya, ni waba ahunga. Nk'umubyeyi we wakoze iki muri iki cyumweru cyose gishize atagaragara ahangaha? Ubu ari hehe? Ari he nyine yo kumushaka? Ngo njye kumushaka? Njyewe ndanda uwo mwanya ntawe mfite. Ariko si wamugana James, maze icyumweru udatahana, na telefone ye ntabwo iriho, kandi atari n'ikibazo cyawe gusa. Iri tavuze umwe si ibyo se navugaga? Ngaho mfasha tumushake rero.
ngewe ndanatujyana kumushaka kuva kera na kare narakubwiye ko ari umwosha. Karibu mama, ça va? Bien. Sheri, bibaye nk'impanuka nkakosereza nireko utambabarira. Ni kuri nta na rimwe ntakubabarira kuko ndagukunda cyane. Sheri urakoze cyane, gusa ngewe ntabwo ari ukuntu uko bimeze. None se sheri wowe bimeze biti ntabwo wambabarira? Kuri njye si uko bimeze. Hari ibintu umukunzi wanjye yakora kabisa tugatandukana burundu. Gusa ni nk'ibihe byatuma dutandukana. Ye ntabwo nagufata uri kukunca inyuma ngo mwihorere. Ntakwishe, nagusiguriye intere. Uko niko gutandukana kwanjye nawe. Ese kuki uvuka ukagezaho? Oya, gukunda ugomba kumufuhira. Nagufuhiye sinangukunda. Kandi niko bigomba kugenda. Oya, nanjye ndagufuhira, gusa nyine ntabwo nagufuhira kugeza aho kwica umuntu. Sheri, njyewe nkunze umuntu ukundana n'ibyanjye byose. Kandi iyo mukunze ndamufuhira cyane kurusha uko mfuhira papa wanjye na mama wanjye. Biransaba kwitwararika no kwitonda cyane. Ejo nazaguca inyuma ukica umuntu w'abandi cyangwa nanjye ukanyica. Nibyo byiza kwitonda kandi ukitwararika. Ukareka kunca inyuma ukantegereza. Kuko uramutse unciye inyuma, uwo nguwo namwica, cyangwa se wowe nkakwica, cyangwa se ngiye nkiyahura. Oya bo, ntabyo nzakora kandi unyizere. Ubwo ngukunda uzagenda urubona muri ino minsi uko rugenda rurushaho kwiyongera. Ni byiza kabisa, ni byiza cyane. Gusa ninakuzaniye agatelefone kawe wambwiye ko telefone yagize ikibazo. Ngiyi rero nayikuguriye, nizere ko twongera kubonana kandi tukavugana cyane. Wow, be. Welcome baby, ngiyo telefone. Thank you, be. Welcome baby. Yeah. Thank you. Welcome baby. Yeah. Yego ndabasuye ntabwo nari mbaherutse Imana numvaga mbakumbuye cyane. Naho ibyo kurya se no guteka nshatse nabyikora hano si mu rugo. Muje mwisanga abana bacu mu rugo. James we twaramubuze. Ntabwo tukimubona. Uriya yaratembereye umuntu mukuru nka James urumva yabura koko. Yego amaze gukura. Ariko kwigira ingegero uko nabikunda. Erega James ntabwo ari ukwigira ingegera. Ahubwo buriya hari gahunda arimo tutazi. Mwisange rero hano mu rugo. Uyu ni papa, uriya ni mama. Ndabona watemberanye na mushuti wawe rero, musanze hano naringiye ndabona uzanye n'umushitsi, mwe mugana mama wanyu. Uyu mushyitsi rero yari yansuye, nanjye sanga mfite gahunda yo. Ariko se kutambwiye? Uyu mushyitsi yitwa nde? Nari nzi ko umuzima ni inshuti yanjye turigana muri kaminuza. Yego reka nze mbiyegereye ndabona se yagiye. Baye gake. Ndashaka mwana. None se mukobwa mwiza witwa nde? Jewe? Yego ni wowe ndi kubaza. Mama nitwa Keria. Ngo witwa? Keria. Hari umusore witwa Karadiyo wa mwana wararuguru sinzi niba umuzi. Radio. Nahise nigira kuba hano yarageraga ingurube. Niyo maze igihe kinini. Narakubiswe nyuma yo gukubitwa mpora n'umuryango nawe uramfasha urandwaza. Nkomereza ubuzima aho ngaho nanga guhita ngaruka ariko naho byancanze biranyobera. Ngombwa ko nigarukira kuri kavukire. None se kuki utigeze umpamagara ngo mbwire? Telefone yawe ntiyacagamo. Wabuze na telefone ukoresha kugira ngo unavumaga umbwire amakuru umenye ko ubayeho. Mama Teta, kuba ntaraguhamagaye si uko ntashakaga kukuvugisha. Ari wowe, ari Goreti, ari Bacece bose. Telefone abankubise barayitwaye. Ngira ikibazo cyo kwibagirwa mu mutwe, nimero zanyu ndazibagirwa burundu. Mbese nta kintu na kimwe nibukaga naho mbuka sinahibukaga.
baraharenganiye disi ariko ihangane. Imana yakinze ukuboko n'ubuzima bwari buhasigare. Gusa nizeye ko ubwo ngihumeka ibindi byose bizagenda neza, hazazanye azanaba heza. Ibyo rwose biranshimishije cyane kuba uri guhumeka umwuka w'abazima, kandi n'ibyo byose wanyuzemo ukaba ukomeye binyereka ko imbere ari heza n'ubundi komerezaho. Ma kiriki zino ritinze warikunze? Oya nta kibazo ndigizeho. Ahubwo ndaje muri muganira. Sawa ntacyo. Papa James, fata ibyo bisume bishyira hasi. Uriya mukobwa yitwa nde? Ntabwo nzi amazina ye. Ntabwo uzi amazina ye? Ntabwo nzi amazina ye. Uzajya uyavuga wasinze gusa. Batanye no kunsanga hano mu nzu. Yitwa nde? Yitwa Keria. Uriya ntabwo ari Keria uri kuvuga wasinze. Abantu amazina arasaba aritirana. Aragenda. Aritiranwa se gute? Uriya ze niwe batijwe Keria wenyine. Kuki wahagurutse ugahita ugenda? Keria ni izina batiza padiri aritanga kari guha kari hano kari hano. Uribuka wasinze amagambo wambwira ngo yago hamazi ngo ne ngwino niba utamuze ngwino. Ngwino umukore sinjya mu bana ariko sinjya mu bana ntaho. Njya mu bana ariko. Ngwino. Ntaho nje. Udashaka kujya ushaka kujya. Aje ngwere. Soni imbere yawe. Hafi maze iminsi ntekereza kuba nakubabarira ndetse nkagusaba n'imbabazi. No, imbabazi se ziki? Nta kosa na rimwe nkubara kuri yansa imbabazi. Kuko mbona uri umutagatifu rwose pe. Sha birakwiye gusaba imbabazi kuko urukundo ngukunda ni rwinshi. Ariko byageze hagati ncika intege. So please, I'm so sorry. No, nta kibazo. Kandi zira ko nawe wambabariye. Well, nibyo dukwiye kubabarirana hagati yanjye nawe. Then tukibutsa n'ibihe byiza byahise. Byaba byiza tukarushaho just. Urakoze cyane bu. Kandi abukunda rwose. Ndetse ntekereza ko ari wowe ntezeho umunezero mu rukundo. Hafi niwe soko y'umunezero wanjye. Ubu ndumva nuzuye. Ndakwinginze ntibizasubiremo. Kavi, buri kimwe cyose uzashaka. Anything, I'm here for you. Nzakora buri kimwe kugira ngo unezeze. Babe, buri kimwe uzifuza nanjye mu bushobozi bwanjye nzakiguha nazuyaje. I love you more. Thanks, boo. And I love you too. None se be, hari akantu nifuzaga kukubaza. Uriya Cici aracyafunze? Sha wapi, ntabwo aramufungura, nta n'amahirwe mbi uretse ko bishoboka. Ntawamenya. Sha nabuze umwanya wo kumusura, ariko nifuzaga ko vuba aha najyayo. Nta kibazo boo, uza utange tujyane tu. Nta kibazo, nzakubwira tubipange nimbona umwanya muri iyi minsi. None se ahubwo be, Tony ko atigeze aza gukora internship, byagenze bite? Tony, ukuntu ashaka kukubona cyane. Buretse buriya azaza tu, mube mutegereze. Cece, nta bintu byinshi ufite byo kuvuga, ahantu uri ndahabona pe. Nanjye nahisanze. Ndashaka kwiruka mu kibazo cyawe, ariko umbwize ukuri kose ku bijyanye nacyo. Jenny, nanjye nabyanze. Meze nk'uri muri ruhurura. Gute si ibintu byakubaye waba utabizi?
Jenny, ndazira ubusa. Nzira ibyo nakoze. Biteye agahinda pe. Ariko ndakora buri kimwe cyose usohokemo hano. Ubundi kutirana uri hanze, sibyo? Ubukoze cyane kuko ndarengana. James niwe akakurwanyaho disi. Ariko namaze igihe ataboneka. Usanga atanivyo yamenye. Ibi bintu bizoshira. N'ibitanashira naryo azoba iryo herezo ryanje. Ihangane inshuti yanjye, Imana izagaragaza ukuri. Kandi ndakeka babikoze bazahana.